Hello, thank you for coming back. Murakaza neza kuri Shelf to Self. Ndabasuhuje. Yesu ashimwe, Imana ikuzwe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mumeze neza? Nanjye ndaho ndishimye cyane nanone to be back, kongera kubasangiza. Mwarakoze cyane, ndabashimira uko mukomeza gukurikirana abagore bakobwa. Ndabashimira cyane uko mukomeza gukurikirana video nkora kugira ngo mwige. Biragaragara ko mufite inyota yo kumenya Imana. Nanjye rero ikintu nkora ndabasengera kugira ngo ijambo ry'Imana ribahindure. Ndabasengera abadakijijwe kugira ngo mwizere ukuri, mukizwe, muve mu binyoma by'umwanzi. Umwanzi n'umushukanyi, icyamuzanye no kwiba no kwica no kurimbuka, ariko Kristo we yaje kugira ngo intama zibone ubugingo kandi bwinshi. So ndabasengera rero kugira ngo ibi biganiro bizababohore mu ngoyi z'umwanzi, kugira ngo igihugu cyacu, ingo zacu, amatorero yacu agire abagore beza, agire bamutima w'urugo, agire abakobwa beza, abakobwa bubaha Imana. Mwakoze kugaruka rero. Uyu munsi tugiye kuganira ntatinze ku kintu ku ngingo igira iti ni ibihe binyoma Satani atubeshya kukuganduka. Ni ibihe binyoma Satani atubeshya kuganduka, ndetse se nukuhe kuri Imana ishaka ko tumenya kukuganduka. Urugamba rwo kuganduka rero ntago rutangiye ubu. Kuganduka, submission, ni ikintu abantu banga. Isi irabyanga, Satani arabyanga, ingabo ze zirabyanga, abagore muri iyi minsi barabyanze, ariko ni no mu minsi yashize kuko na Eva ntago yabikundaga. Feminism irabirwanya. Kuganduka bisa nkaho ari uguta agaciro pe. Mbese kuki Imana ibidusaba? Mbese ubundi bisobanura iki? Kuganduka Imana idusaba nukuhe? Mbese nibihe binyoma Satani yatwigishije atubeshya ko ari cyo kuganduka bisobanura, kugira ngo tubyange, tubirwanye, noneho ibyo binyoma tukaba dukwiye kubyiyambura tukambara ukuri kw'ibyanditswe byera. Nkuko nabibabwiye, guhera ku mukurambere wacu Eva, Satani yashatse kumwereka ko kuganduka cyangwa se kuba mu butware bw'undi muntu, mu butware bw'Imana, mu buyobozi bwayo, ari ikintu kibi, ko atabikeneye. Satani yasaga nkaho amubaza ati, mbese koko ni ngombwa ko Imana iyobora ubuzima bwawe? Yes, Satani yamwerekaga ko ashobora kuba independent, akabaho adafite umuntu umuyobora. Reka hano hantu tuhasome mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 4 kugera kwa 5. Bibiliya ni nziza, numva nose twahasoma, ariko nkabona ikiganiro cyagira iminota myinshi cyane, kandi ntago nifuza ko abagore muri kunyumva ubuzima bwanyu buba kuri YouTube na hehe. Ubuzima bwanyu bukwiye kuba mu gukorera ingo zanyu nk'uko ijambo ry'Imana ribasaba, no gukora inshingano zibareba. Noneho mwabona umwanya wa break mukabona kureba ibiganiro no kujya kuri social media, ariko bidahindutse ubuzima bwanyu. Niyo mpamvu ngerageza video kukizigira ngufi, otherwise najya nzigira ndende kuko mba numva najya nsoma ahantu hose tuba twavuzeho. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 4 kugera kwa 5. Murabizi ni story y'inzoka yoshya Eva. Umurongo wa 3, umurongo wa 4 ngo iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Ubwo ni mugira gute? Hejuru ni murya kuri cya giti Imana yababujije. Ngo kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Think about that. Ibaze icyo kinyoma, ibaze ikintu Satani yari ari kugurisha Eva, nyogokuruza wacu, ngo arye kuri iki giti, ngo kubera ko gupfa ntago azapfa, ngo ahubwo azahinduka nk'Imana. Eva arashaka kuba independent from God, kuba independent from Adam, ahubwo akaba ari uba in control, in charge, akaba ari uba umutegetsi
w'ubuzima bwe. Nicyo ashaka, ave mu butware bw'Imana yibera umutware we ubwe. Inyoko umuntu yose ifite ikibazo, uburwayi bwo kudakunda ubuyobozi. Twese twanga amabwiriza, guhera ku mwana w'imyaka 2, a toddler hates instructions. Yanga amabwiriza iyo umubwiye ati reka gukina n'uwo mushyo, reka gukina n'iyo mbugita cyangwa n'icyo cyuma, aba yumva umubereye umubangamiye pe. Aba teenagers cyangwa se urubyiruko narwo rwanga amabwiriza. Urubyiruko iyo umubyeyi amubwiye ati saa 12 ujye ugeze hano mu rugo, twibukiranye ni bande bakundaga amabwiriza mwe nayo, baravuga gatari ko ababyeyi banjye kukibakabye. Ababyeyi banjye kwinda basuje mwese, abantu ababyeyi bacu bari barashyiriye amasaha agomba kurenza, kukibakabya ntago wabikundaga, avuga nabo barakabye, bakubwira atambara gutya toya nabo barakabye, ntago ushaka amabwiriza. Ubwo mvuze kuri teenagers na toddlers, ababyeyi murishima bavuga muti uri kutuvugira ibintu, but how about us? Abantu bakuru twebwe bwo dukunda amabwiriza. Polisi yishyizeho ikavuga ati umuvuduko wa hano nturenze 60 cyangwa nturenze 40 cyangwa nturenze 30. Ni bangahe tugenda turakaye twiciraguraho ngo kuki bashyizeho umuvuduko? Ikakubwira ati ambara umukandara. For who's good? For your good. Ni wowe bibereye byiza kwambara umukandara kugira ngo nukora accident uburi protected. Ariko kavuga uti ibintu by'umukandara simbikunda. Nimubona ko muri twe twifitemo uburwayi, icyorezo cyo kwanga amabwiriza. Nuko rero iyo bigeze n'umugore kugandukira umugabo we, Satani arahagarara. Ibi byo noneho Satani arabyanga cyane. Birababaje cyane ko n'abantu basenga bavuga ko ari abakristo iri tegeko ry'Imana baryanga. Now tujye kurebera hamwe rero ni ibihe binyoma Satani atubeshya ku kuganduka kugira ngo abitwangishe. Reka tubinyuremo vuba vuba. Ikinyoma cya mbere nuko Satani atubeshya ko umugore arutwa n'umugabo we. Satani abeshya abagore ko niba uganduka nukuvuga ngo uri inferior, uri munsi, urarutwa, nta gaciro ufite, ntago umeze nk'umugabo wawe. Ariko ibyo sibyo. Ibyanditswe byera mu Itangira igice cya mbere umurongo wa 27 hatwereka ko Imana yaremye umugabo n'umugore bafite ishusho yabo, niko yabaremye. Umugabo n'umugore bose imbere y'Imana bafite ishusho y'Imana, baremwe mu ishusho y'Imana. Ntago umugore afite agaciro gake mu maso y'Imana kubera ko ari umugore cyangwa se kubera ko aganduka, oya, ahubwo yaremwe mu ishusho y'Imana nk'umugabo. Ikindi mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 28, Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 7, ndagira ngo mujye mufata umwanya musome aho hantu mba mvuga kugira ngo mwirebere neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tubona ko umugore Imana nawe yamugize umuparteka w'ubwami bwayo, yamucunguje amaraso ari precious nk'ayacunguje umugabo. Ntago kuganduka k'umugore gutuma aba inferior, gutuma aba agira agaciro gake kuruta umugabo. Icyo ni ikinyoma umwanzi yateye mu mitima yacu kugira ngo twangishe iri tegeko ry'Imana ryo kuganduka. Ikinyoma cya kabiri Satani yateye mu mitima yacu ni ikinyoma kivuga ko umugabo nk'umutware yemerewe kuba umunyamwaga cyangwa kuba umudictator, mbese ko iyo avuze abantu bose ari kujya munsi y'intebe, ku buryo nyine iyo utekereje ku kuganduka ugira ubwoba kuko wumva ko kugira umutware ari ukugira umupolisi cyangwa se ari ukugira, ntago nzi ukuntu nabivuga, nyine ikintu giteye ubwoba kiyoboye ubuzima bwawe. Icyo nacyo ni ikinyoma kiva ku mubi. Imana itegeka umugabo kuyobora neza umugore we. Imana itegeka umugabo gukunda umugore we nk'uko yikunda, ndetse ikanavuga ko uburyo umugabo akundamo umugore we ari ikimenyetso cy'uko Kristo akunda itorero rye, kandi Kristo akunda guta itorero rye. Yarikunze urukundo rikiri ribi, araritoranya
araripfira, araryeza, ararikuyakuya, ahora ashaka uko yazaryishyira, nta nubwo ari ukubishaka kuko azabikora ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Kristo akunda itorero rye riri mu mbaraga, Kristo akunda itorero rye riri mu ntege nke, Kristo akunda itorero rye ryacumuye, Kristo akunda itorero rye ibihe byose. Uko niko uyu mugabo Imana yaguhaye imutegeka kugukunda. Niba ari umugabo wubaha Imana, ni nako ahora ashaka koko ibyo bintu kubigeraho nubwo bitaba perfectly. None ni gute uwumva ko kugandukira uyu muntu bizatuma aba dictator ku buzima bwawe? Icyo ni ikinyoma Satani yateje kugira ngo atwangishe kugandukira abagabo bacu, yangisha abagore n'abakobwa. Icyo kintu nuzajya umva kuganduka ujye uhita wumva it's a big deal, umva utaye umutwe. Ikindi kinyoma Satani yateye mu mitima y'abagore nuko umugore atemerewe gutanga igitekerezo cye cyangwa kuvuga ukuntu yumva ibintu. Mbese ku buryo avuga kuganduka ukahita ushyira hejuru ukavuga uti none ngewe rero ntago nemerewe kuvuga uko numva ibintu. Ntago ibyo ngibyo ari by'Imana yakubujije. Reka nkubwire, Imana yabonye ko atari byiza ko umugabo aba wenyine. Imana imuremera umufasha. Umugabo wawe aragukeneye kuko uri umufasha we. Umugabo wawe akeneye ibitekerezo byawe kuko uri umufasha we. Ahari Imana yanagukoresha, ishobora kugukoresha rimwe na rimwe kugira ngo umufashe, mwembi hamwe mufatanyije mube mwagera ku mugambi runaka Imana imwifuzaho. So ntugatekereze mugore ko niba Imana ikubwiye ngo gandukira umugabo wawe, mbese bivuze ko noneho ikubujije kugira icyo uvuga, ikwatse ijambo, ikwimye uburenganzira. Mbese oya ntago ari byo. Ibyo ngibyo ni ikinyoma umwanzi Satani yateye mu mitima yacu. Imana ikwifuzaho gutuza no kwiringira n'igihe umugabo wawe yaba yafashe umwanzuro utandukanye n'uko ubishaka. That's the thing. Kugandukira umugabo wawe ntabwo bivuga ko udatanga igitekerezo cyawe. Utanga igitekerezo cyawe, ushobora kuvuga uko ubyumva with gentleness and kindness, nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba, dufite guca bugufi mu mitima yacu, dufite guca bugufi mu buryo tubivugamo. Noneho warangiza ugaha umwanya umutware wawe noneho kugira ngo afate umwanzuro kuri icyo kintu wamuhaye igitekerezo. Nawe bivuze ko mu gihe afashe umwanzuro utandukanye n'igitekerezo wamuhaye se aba akoze icyaha? Oya. Bivuze se ko ijambo ryawe cyangwa igitekerezo cyawe nta mumaro gifite? Oya. Ahubwo icyo bivuze nuko Imana nyine yamuhaye kuba umuyobozi, kandi umuyobozi niwe ufata imyanzuro, niwe ufata final decisions. Yes. Icyo kintu nimukumve ko ari kibi. Ngewe uko nagiye nsobanura ikibi, urugero ntago ruri mu gitabo, ariko uko nagiye nsobanukirwa umutwaro Imana yadutuye ubwo itatugiraga abayobozi b'ingo zacu, ngenda mbona ukuntu ari umurimo ukomeye gufata ibyemezo by'urugo. Numvishe nshimye Imana ko uwo murimo atari nge yawuhaye. Ese bivuze ko ngewe yampaye woroshye? Oya. Ariko nyine uwo yampaye ukwiriranye neza rwose n'uburyo yandemye. Uwo yahaye umutware wanjye nawo ukwiriranye neza rwose n'uburyo yamuremye. Nuko rero icyo ni ikinyoma. Ntago kuganduka bivuze ko utemerewe gutanga igitekerezo. Ikinyoma cya kane nuko Satani abeshya abagore kugira ngo bange kuganduka, ababeshya ko abagabo iteka bahora bari mu kuri. Bumva ko nyine umugabo, donc Satani arakubeshya ati umugabo wawe se igihe cyose aba yumva ari uri mu kuri, ntago shaka kwemera ko nawe yakosa. Gahora kubibamo umuzi w'ikibi kugira ngo usharirirwe, kugira ngo ubihirwe. Ariko ibyo siko bimeze bavandimwe. Ariko icyo tubona mu ijambo ry'Imana nuko umugabo ni umuntu, nawe ni umunyabyaha, nawe ari muri babandi mu Baroma 3 ibyanditswe bivuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Umugabo wawe nawe arimo akeneye ubuntu bw'Imana buri munsi nk'uko nawe ubikeneye. Yakwibeshya, yafata umwanzuro utari mwiza, ndetse we yaba atanubaha Imana, kuko hari n'abagabo b'abapagani batubaha Imana, cyangwa se akaba akijijwe ariko agateshuka ku kintu runaka, ntakore igihuye n'ubushake bw'Imana. First Peter igice cya 3:1 n'uwa 2 ubwira abagore bari mu kaga nkako, ababona ko abagabo batubaha Imana bahora bafata ibyemezo bibi.
ibabwira gute? Ibategeka nabo kugandukira abagabo babo, ikababwira ngo nugira utyo ahari bizatuma umugabo wawe yihana. Murumva iyo privilege Imana yaduhaye ko kuganduka kwacu kubasha no guhindura bimwe mu bitagendaga neza mu ngo zacu. Now ukuri rero kubohora ku kuganduka twavugaho uyu munsi ni ukuhe? Icyambere ni ukwibaza, ese ubundi ni uwuhe mugambi w'Imana mu gushyiraho ubutegetsi, mu gushyiraho ubuyobozi? Mbese Imana yapfuye gushyiraho ubuyobozi kugira ngo ibangamire uburenganzira bwacu, dutsikamirwe, tubeho tutavuga, tudatanga igitekerezo cyacu? Utekereza ko Imana yera ibyo bintu ariko yabikora? Oya, ahubwo Imana yagambiriye ko ubuyobozi cyangwa se ubutware buzanira uri munsi yabwo protection cyangwa se covering. Reka mbahe urugero. Iyo usabye umwana w'imyaka 2 kureka gukinira mu muhanda, ntago ubu bikoze we nk'umubyeyi kugira ngo umutsikamire cyangwa se umwaka umudendezo we, ahubwo we kuko uzi ko imodoka ziri cruel, kuko uzi ko imodoka zitamufitiye impuhwe, ubu bikoze kugira ngo umuprotecting, kugira ngo umurinde akaga yajyaga kuzahura nako. Uko ni nako iyo twanze kujya munsi y'ubutwari Imana yadushyizeho, kuyadushyiriyeho, iyo twanze kugandukira kwishyira munsi y'ubuyobozi no kugandukira abayobozi Imana yaduhaye abagabo bacu mu ngo, tuba twanze protection y'Imana kandi tuba twishyize aho byorohera Satani gutera imyambi. Aho byorohera Satani gutera imyambi. Imana yashyize reka mbabwire ikintu mutekerezaho. Muri iminsi maze iminsi ndi gusoma cyane mu Itangiriro, ni mutekereze kuri Eva. Mutekereze ukuntu Eva yari ari kumwe na Adamu, inzoka iraza ihitamo gutangirana ikiganiro na Eva, iratangira muganiriza. I wish ko Eva yari kuba yarabwiye inzoka ati, here, meet my husband Adam, akintroducing Adam kugira ngo akaringe on ikiganiro yari ari kugirana n'inzoka. Mbese akavuga ati, erega inzoka yaramubaje ati, mbese koko Imana yabuje kurya ku biti byose byo muri iyi ngobyi? I wish ko Eva yaba yarabwiye Adam ati, sheri, wasubije inzoka. Akareka agastepinga away, agastepinga down, akareka Adamu akayobora. Ariko siko yabigenje. Eva yafashe ijambo, arazamuka. Ikiganiro kirashyuha hagati ya Eva n'inzoka. Ndabivuga se ariko birababaje kuko aho bitugesheje murahabona. Nuko rero nuko bigenda. Iyo wanze kujya mu mwanya wawe ngo ureke uw'Imana yahaye umwanya ayobore. Ibyo ni nabyo byabaye kuri Sara umukurambere wacu, nawe murabyibuka. Imana yari yabasezeranyije ko bazabona umwana, ko urubyaro rwabo ruzaruta umusenyi wo ku nyanja. Ntabonye agejeje imyaka 70 bidakunda, aravuga ati, let me take the matter in my hand, reka ibi bintu mbishyire ku murongo. Abwira umugabo we ati, allo, hakenewe umwana, uramushaka hasi kubura hejuru, genda ubyarane na Hagayi. Think about that. When a woman is leading, when a wife is leading her husband, ntabwo rwose birangira neza. Iyo umuntu yanze ubuyobozi bw'Imana aba yemeye kuyoborwa na Satani. Iyo wibwiye ko ari wowe ugiye kuyobora, ntabwo ari wowe uyobora, burya haba hayobora umubi. Kabone niyo wayobora neza kuruta umugabo wawe, kabone niyo waba uri gifted kuruta umugabo wawe, kuko nabyo birashoboka. Imana ishobora kuba umugore ubwenge bwinshi, ashobora kuba afite wisdom, ashobora kuba afite I don't know, maybe experience kuruta umugabo we, ashobora kuba ayobora ku kazi akora, ariko mu rugo ntabwo uri umuyobozi. Uri umufasha. Imana yakuremeye kuba umufasha w'umugabo wawe, ntabwo yakuremeye kuba umuyobozi we, kumutwaza no kumutwaza igitugu. Oya. Imana rero irifuza ko abagore tuganduka kuki? Kuko kumvira Imana ari byiza kuri twe. Igihe cyose iyo umuntu yumva Imana ni kubw'ineza ye, ni wowe bigirira umumaro. Iyo wikuyeho umutwaro wo kuba umuyobozi w'urugo rwawe, ukemera kujya mu buyobozi bw'uyu mugabo ugukunda. Ariko mureke mbabaza ikintu, niba umuntu ashobora kugandukira leta,
agatanga umusoro, akagandukira ubutegetsi, aho bumusabye kugendera mu muhanda kubahiriza amabwiriza, atayubahiriza agahanwa, akaba ashobora kugandukira umukoresha we bahujwe na business. Kandi reka nkubwire, umukoresha we ntago afite best interest of you on his heart. Ntago niba ukorera XYZ company, boss wa XYZ ntago ari wowe afite ku mutima pe. Ndakubwiza ukuri, boss wa XYZ uzikina afite ku mutima the profit of his company by using you. Wowe uri tool boss wakoresha kugira ngo asohoze umugambi we. Ntago boss wagukunda ariko aguha amategeko ukayubahiriza, akakubwira ati hano dutangira akazi 3:00. Ntago ushaka kuvuga atoya, ntago ibyo biri convenient to me nzajya ntangira 5:00, ubwo nyine akazi ugasezeye. Ntago ushobora kubwira boss wawe atayo mabwiriza ari kumpaye ko numva atari fair, cyangwa ngo umubwire uti ndumva ayo mabwiriza ari atari turi bugendereho, reka dukora yandi, reka nzana amabwiriza mashyashya, cyangwa ngo umwihererane umubwire uti ntago nshaka ko ibintu bikora gutya, ndashaka kubikora gutya. Ukamwumvira, ukumvira boss wawe, ukumvira leta. Mbese mugore, niki kikubuza kumvira umugabo Imana yaguhaye? Umugabo uw'Imana yavuze ngo azatandukana n'iwabo, umuntu azasiga se na nyina, abe umwe n'umugore we, babane akaramata. Think about that covenant. Mbese uyu muntu si wari ukwiriye kumvira? Si wari ukwiriye kwemera kuba mu buyobozi bwe n'ubutware bwe unezerewe? Kuko uyu muntu we niba yubaha Imana, afite inyungu zawe ku mutima we. Ibyemezo afata byinshi ni kubw'ineza y'urugo rwanyu, ntago ari kubwe we ku giti cye. Kuganduka bituma izina ry'Imana ridatukwa mu bapagani. Imana idusaba kuganduka kugira ngo izina ryayo ryubahwe. Muri kaha hantu tuhasome, wenda ariho dusoreza. Tito igice cya 2. Paul yandikira Tito akamubwira uko ahugura abantu, ko ahugura abagore bakuru, ko abagore bakuru bakwiye kuba bameze. Akamubwira rero ko imwe mu nshingano y'abagore bakuru bari qualified, bafite ibyavuzwe hejuru, muzahasome Titus igice cya 2 n'igice cyiza, ari ukwigisha abagore bato. Niki bagomba kubigisha? Icyo bagomba kubigisha icyambere ni ugutoza abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku by'ingo zabo, no kugira neza, bagandukira abagabo babo. Kuki? Kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Mugore, iyo ugandukiye umugabo wawe bituma ijambo ry'Imana ridatukwa. Mwibuke ko Yesu yavuze ko turi umudugudu, abizera turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'imisozi, ntitubasha kwihishira. Umugore yagandukiye umugabo we atuma ijambo ry'Imana ridatukwa. Muribuke ukuntu mu Migani 31 wa mugabo ashima umugore we, akavuga ngo icyo gice kirangira bavuga ko ubwiza bushuka ni ikimenyetso cyo kutubaha Imana no kutayirinda. Ni ikimenyetso cy'ubwibone bwo mu mitima yacu, aho uba wibwira ngo niba atari njye uri in charge, niba atari njye ufite kuyobora, ubwo ibintu biragenda nabi, nta kintu kiri bugende neza. Ariko mu Migani igice cya 21 umurongo wa 1, ibyanditswe byera bitubwira ko imitima y'abami yose iri mu biganza by'Imana. Havuga ko ngo imeze ngo nk'imigezi. Imana niyo iyobora imitima yose uko ishaka. None ntiwakwiringira Imana ukiringira ko nutayobora, nujya munsi y'ubuyobozi bw'umugabo wawe ukamugandukira, Imana izamukoresha ikayobora urugo rwanyu kubw'icyubahiro cyayo, kuko ariyo yabwiye umugabo ko akwiye kuba umutware, ikabwira umugore ko akwiye kuba umufasha kandi akaganduka. Nagiraga ngo twongere twibuke, twe kwemera ibinyoma Satani atubeshya ku kuganduka kugira ngo abitwangishe, ahubwo twiyibutse ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Iki ijambo ry'Imana ritubwira aba ari cyo dukora,
kugira ngo bituzanire umunezero, biheshe Imana icyubahiro, natwe bituzanira amahoro. Muribuka mu migani igice cya 31 iyo kiri kurangira, bavuga ko umugore wubaha Imana ari uzashimwa. Ubwiza burashukana, uburanga burashira, talents ni Imana izitanga, they come and they go, ariko umugore wubaha Imana ni uzashimwa. Umugore urashaka kuba umugore ushimwa, mukobwa urashaka kuba umukobwa ushimwa. Niba ushaka kuba umukobwa ushimwa, umugore ushimwa, birasaba ko wumvira Imana. Hari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Biravuga ngo nko mu Kinyarwanda ngo jya wizera Imana, jya wiringira Imana kandi uyumvire, kuko nta bundi buryo ushobora kwishimamo keretse gusa iyo wiringiye Imana kandi ukayumvira. Kumvira Imana iyo bifatikanyije no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu. Bagore, nagiraga ngo nongere encouraging kugandukira abagabo banyu kuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Murakoze, thank you for taking your time to listen, to watch this video. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze ikwigishe. Take your Bible, read it for yourself, read these scriptures tuba turi gusoma. Ntiwibwire ko ari ibitekerezo byanjye, oya, ahubwo ufate ijambo ry'Imana, ikihuza n'ijambo ry'Imana aricyo wizera. Don't forget to subscribe. Thank you. Nakagaruka tuzasubira ubutaha. Imana ibahe umugisha.